ya paruwasi katedrali Ruhengeri. Abakristo bakunda gusengera kuri katedrali Ruhengeri, ariko nyuma yaho kwiterambere rigenda ryiyongera, abapadiri bashaka korohereza abakristo, abapadiri bakaja bava kuri katedrali bakadusanga hano kuri centrale ya Nyakinama bakadusomera misa buri cyumweru. Paruwasi yaje ikenewe kubera ko abakristo bakoraga urugendo rurerure rw'amasaha nk'2-3 bagana Ruhengeri. Umupadiri wageze hano mbere washinze paruwasi ni Padiri René Duchamp, ayishinga muri mwaka 1970. Paruwasi Gahunga iri mu majyaruguru ya Diyosezi ya Ruhengeri. Muri 2013 yari ifite abakristo 13,315 ku baturage 30,019, bangana na 44%. Abapadiri bo mu muryango w'abakarume nibo bahakorera ubutumwa. Paruwasi ya Gahunga yashinzwe mu mwaka w'1986, kandi ubwo iza ikomotse kuri paruwasi ya Kinoni, hitiragizwa Yezu Nyirimpuhwe. N'abapadiri nyine ba missionnaire b'abakarume baturuka muri Polonye bose, nibo bayitangije, nibo bari bahari. Dufite imiryango remezo 94, amasantrara yigize 8, abakristo dufite abakabakaba mu 15,000, ariko ibigaragara nuko bagenda biyongera buri mwaka. Kimwe mu bintu bizwi muri paruwasi ya Gahunga ni uyu musaraba ushinze hano imbere y'amashuri hafi ya kiliziya ya paruwasi kuva mu 1925, nk'uko twabibwiwe na Munyawera Justin wivugira ko ari umwuzukuru wa Rukara rwa Bishingwe mu muryango, ngo bawuhashyize igihe bazana hano ikibeho cyo kwigisha ijambo ry'Imana mu 1925, ngo umusaraba wa mbere wari igiti. Mu 1986 wari umaze gusaza, usimbuzwa n'uyu w'icyuma mu 1986 ubwo hashingwaga paruwasi ya Gahunga. Ufitanye isano n'itangira ry'iyogezabutumwa muri iyi paruwasi. Icyo bawushiriyeho rero ni umupadiri yitwaga Padiri Rupiyasi, wari padiri mukuru wa paruwasi ya Rwaza. Yaje hano mu Gahunga aje gukiranura abaturage n'umutware wahatwaraga, ubwo baza kumugira urugomo, hanyuma baraharwanira baramwica. Uriya musaraba rero bakaba barawushiriyeho, amaraso ye yahamenekeye. Ahangaha ubona niho umurambo wa Rupiyasi padiri wari uryamye. Ni umutware witwa Rukara rwa Bishingwe wari wagiranye ikibazo n'abaturage. Padiri Rupiyasi aje kubakiranura barahamutsinda. Igitekerezo cyo gushinga paruwasi Gahunga cyatangiye kubwa Musenyeri Aloyizi Bigirumwami. Icyo gihe yayoboraga Diyosezi ya Nyundo, kandi Gahunga yari mu mbago zayo icyo gihe. Ngo bwari n'uburyo bwo kuzirikana Padiri Rupiyasi wahiciwe. Kugira ngo iyi paruwasi ya Gahunga ishingwe hano, nanone byakomotse kuri Rupiyasi. Musenyeri Aloyizi Bigirumwami yaje hano ari ku ishuri rya Santare ya Gahunga, baje gukora Yubile y'umukateshiste witwaga Mikaire Ndimubanzi, Yubile y'imyaka 25. Ubwo icyo gihe niho Musenyeri Aloyizi Bigirumwami yasezeranyije abanyagahunga ko hano azahashinga paruwasi. Aragenda hari mu mwaka wa 1953. Turate Maria umwami kazi w'amahoro, turate umubyeyi w'impuhwe, Maria Magdalena nyina wa Jambo. Paruwasi Mwangiri mu burasirazuba bwa Diyosezi ya Ruhengeri yaragijwe Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro. Abapadiri bwite ba Diyosezi nibo ubu ngubu bayikoreramo ubutumwa. Paruwasi Mwange yashinzwe tariki 28/6/1986, ubwo Musenyeri Fakasi Nikwigize yaje kwitangaza ku mugaragaro, igizwe n'abakirisitu bagira mu 23,
ariko mu ntangiriro igishingwa yahereye ku 2012 byari bivuye muri ayo masantarari yaje aturutse mu yandi maparuwasi, ikaba ubu ngubu ifite amasantarari 7 n'indi ya 8 iri gutegurwa kugira ngo mu minsi iri imbere nayo izashingwe ku mugaragaro. Ayo masantarari rero ko ari 7 niyo indi gushingwa, yose hamwe harimo imiryango remezo 238, akaba ahuriye muri sikirisare 37. Sikirisare harino aho bazita uturere, twe tuvuga ko ari sikirisare. Mbere y'uko paruwasi ishingwa imwange muri ako gace hagaragaraga kwishingira gipagani. Mu nama z'abapadiri bakoranaga na Musenyeri baratakambye aka karere na karere abasore n'inkumi kandi b'abakirisitu batamenyaga agaciro k'isakramento ry'ubushyingirwa, kwishingirwa asanga byabaye umuco. Abishingiraga b'abakirisitu umubare wo kubaga inshuro 3 abasezeranaga, ndetse abapadiri bateguye inyigisho zerekeranye n'isakramento ry'ubushyingirwa, bagashiraho inama z'urubyiruko babasobanurira akamaro ko gusezerana gikirisitu, ariko bikanga ntibifate. Biba ngombwa noneho abapadiri baravuga bati tuboye wabaha nka paruwasi bakegerwa buhoro buhoro, wabona twagera ku ntego yacu. Abapadiri b'abamariyani nibo bakoreye ubutumwa bwabo mu ntangiriro zayo. Bari bazi Ikinyarwanda gike, ariko ntibyabujije gukora ubutumwa bwabo. Bari bazi Akanyarwanda gake, ariko omeri bateguraga bayihaga abantu bakandika nko mu Gifaransa, none abandi bakabakorera intuzo impapuro, noneho igihe cyo kwigisha bagasa n'abasoma gusa batasobanuye kubera ko nta bintu bagomba gusobanura. Paruwasi Mwangi ishishikariye amajyambere y'abakristo bayo kuri roho no ku mubiri. Intambwe irimo gutera muri ibyo byiciro byombi ni nziza. Nyuma yo kubaka ikiliziya nziza y'amabuye n'amatafari, twatangiye kubaka kiliziya yo mu mutima. Tukaba rero ubu dukangurira abakristo kwitabira amasakramento. Ubu turimo turakangurira n'urubyiruko rero kwiha Imana. Mu gihe bigaragara ko dufite umufurere umwe muri paruwasi uhavuka ababikira 2 n'abapadiri 3 gusa guhera yashingwa, ubu muri seminari nkuru dufiteyo abari kwiga bashaka kwiha Imana benshi. Dufite umubare munini barenga 20 bitabiriye kujya mu bafurere n'ababikira, ku buryo abo ngabo tubona baritabiriye uwo muhamagaro wo kwiha Imana. Tukaba kandi twaratangiye ibikorwa by'iterambere kugira ngo dushobore kwinjira mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'isi, abakristo batasigara inyuma. Ubu twiguriye ikamyo ya beni, ndetse tukaba tunapanga duteganya kubaka centre pastoral, aho dushobora kubaka amacumbi abantu baje inaha mu karere dutuyemo bakabashobora kubona aho bacumbika, kandi bikinjiza n'amafaranga kugira ngo paruwasi yacu ijyane n'iterambere. Paruwasi Kampanga iri ku ntangiriro y'Ibirunga, iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Diyosezi ya Ruhengeri. Muri 2013 yari ifite abakristo 14,243 ku baturage 47,931, ni ukuvuga 27%. Ku itariki ya 25 z'ukwa 4 1986 nibwo yagizwe kwazi Paruwasi Kampanga. Kuva mu mwaka w'2000 nibwo yabonye umusaserodoti wayo uhoraho wo mu muryango w'abamisiyoneri witwa Fidei-Donum. Icyo gihe bakoreraga muri imwe mu masantrari yayo yitwa Rurembo. Ku itariki ya 17 z'ukwa 8 2011 nibwo yimukiye Kampanga muri iyi nyubako yayo nshya. Yaragijwe umutima mutagatifu wa Yesu, Sacré Cœur de Jésus. Kuri ubikorerwamo n'abapadiri bwite ba Diyosezi. Paruwasi ya Kampanga ni imwe mu maparuwasi 13 agize iyi Diyosezi ya Ruhengeri. Akaba ari paruwasi ifite abakristo basaga 14,250, akaba igizwe n'amasantrari 5, amasikirisari 21 n'imiryango remezo 146. Ahangaha mubona ntabwo ari icyicaro cya paruwasi cyari kiri. Aha hari santrari, icyo gihe yitwaga Ruhanga, icyo gihe Kampanga ikiri kwazi paruwasi.
icyicaro cya paruwasi cyabaga aho bita mu Rushubi, ubu ngubu hasigaye ari santarari ya Rurembo. Cyaje rero kwimurirwa ahangaha ku cyemezo cy'umwepiskopi. Impamvu ubuyobozi bwa kiliziya bwagaragaje ni uko ahangaha hariho hagati ku santere ku bakristu bose, ariko nanone hegereye uyu mujyi hepfo wa Kinigi ugenda ukura ku buryo n'abaho bari bakeneye kwitabwaho ku buryo bwumvikana. Amwe mu mateka yaranze paruwasi Kampanga nuko ku itariki ya 25 z'ukwa kane 1946 aribwo yagizwe kwazi paruwasi. Kwazi paruwasi ni intera cyangwa se icyiciro urwego rwa kiliziya rwa santarari rujyamo rugitegereje ibyangombwa byose bikenewe ngo paruwasi ibeho. Mbere yuko paruwasi Kampanga ishingwa, ubukristo bwari bwarahatangiye. Hari abapadiri bazaga kuhakorera ubutumwa bwabo. Ko muri za 63 niho abapadiri batangiye kuza, baza kudusura. Hamanje Mikayire nta makero, haje haraza na padiri Kanoni, nibwo haje na padiri Disha, ariko Musenyeri Mikayire niwe waje gusaba iyi sambu ya hano. Ubwo ikimara kuboneka niho yashinze ishuri tutangira gusengeramo. Abo bandi ba padiri Kanoni, ba padiri Disha nibwo baje babasabye nanone isambu yahara mu Rushubi. Bamaze kuyisaba, Deshe ahubaka agashuri naho kabigishwa, gatangira kwigishirizamo ba Nyandwi na baserumviri n'ababandoni bose barabigishirije. None ubwo byaje kugera nyuma rero nibwo Musenyeri Mikayire baje ari ku cyumweru, bazana na Perefe Kabanda na Padiri Guillaume, nibwo bagiye gusura bareba aho Busoga igarukiye naho Kampanga igarukiye. Nibwo bafashe icyemezo cyo kubaka mu Rushubi. Ubwo Guillaume niwe wahubatse ko muri za 71 gutyo na kabiri. Ndumva tushobora kuba twaritashe na 2 na 3. Ni muri iyo myaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo Padiri Kabayore yatangiye kuhakorera iyogezabutumwa ku buryo buhoraho. Tumaze kubona Padiri Kabayore, abakristo bari mu bwigunge, byabaye ngombwa ko biyegeranya kugira ngo bashobore guhabwa amasakaramentu. Ikimenyimenyi nuko buri kwezi yarafite gahunda yo kubatiza abana bose bavutse nk'impinja. Hanyuma mu byerekeranye n'amasakaramentu mu bwigisha twari abakateshiste 8 na animateri. Buri kwezi twakoranaga inama na padiri mukuru, akongera agasubiza amaso nyuma tukareba uburyo mbese twaba twigisha cyangwa se twaba dutandukira umurimo twahamagariwe. Muri iyo myaka yose twamaranye nawe, ari paruwasi, ari padiri mukuru, aba wenyine tuyobora, abakristo bariyongereye cyane, kuko abarimo bose ko twari 8 na animateri bose babaga bafite abantu bigisha guhera kwa 2 kugeza kwa 6, nta munsi n'umwe dufite wo kuruhuka. Paruwasi Kampanga yagize abakateshiste bitangiye iyogezabutumwa. Hari abakateshiste badufashije iyogezabutumwa cyane, abakristo bakagenda babyitabira. Kavuga nka Karoli y'igihugu, nkavuga nka Serumveri, Karaveri Mashukani, abo bose bagendaga badufasha. Abantu bagomba gucika intege, ubwo tukagenda tubyitabira. Bagenda mu baturage bashaka abigishwa, natwe tukabyitabira, natwe tukabafasha gushaka abigishwa. Umwe mu bapadiri bamamaye cyane muri iyi paruwasi Kampanga ni umupadiri ukomoka muri Espagne witwa Kabayore. Yahabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Yakoreye ibikorwa byinshi kandi byiza abaturage bo muri iyi paruwasi. Padiri Kabayore yadusanze tuvuye mu bihe by'intambara. Abantu twarasenyewe, nta bantu bafite amazu, nta bantu bafite wo kwikinga, noneho akora ibishoboka byose. Nk'ubu ubaze mu gucanya katsi hano muri no paruwasi yaba afitemo nka 90%. Niyo mpamvu rero ugiye hirya no hino abakristo, ari abaturage, ari abakristo gatolika, ari mu Pentecote, ari abadivantiste, ari abayisilamu, ari ubuyobozi bwite bwa leta, nta hantu namwe basanga izina Kabayore, Padiri Kabayore batamwumva kubera icyo bikorwa yagiye afasha abantu.
ibikorwa byo kubakira abatishoboye amazu, hari ukubaha icyo kurya, hari ukurihira abana amashuri. Iyi santarare turimo tubona hano imbere yacu niwe wagizemo uruhare mu kuyitwubakira dushakira abaterankunga. Aya macumbi arimo ruguru hano y'abapadiri niwe wadushakiye abaterankunga. Iyi nzu mubona atoriye byose niwe wagiye dufasha mu gushakira abaterankunga. Paruwasi ya Bumara yahoze ari santarari ya Rwaza. Mu bihumbi 2013 yari ituwe n'abaturage 42,836. Muri bo 22,315 bangana na 44% bari abakristo gatolika. Abapadiri bwite ba Diyosezi nibo bahakorera ubutumwa. Ivanjiri ikigera mu Rwanda ntiyatinze kugera muri Bumara. Ahantu hamaze imyaka 100 kuko hashinzwe ivanjiri hageze mu 1916. Ariko paruwasi ya Bumara yatangiye kumenyerezwa mu mwaka wa 2011 aho nyiricyo Musenyeri Alexis ariwe wayigize kazi paruwasi hari tariki ya 19 Nzeri mu mwaka wa 2010. Hanyuma iza gushyirwa kuri rw'amaparuwasi yagize Diyosezi ya Ruhengeri tariki 15 Nyakanga 2012 hamwe na Musenyeri Vincent Harolimana icyo gihe umaze kuba umwepiskopi wa Diyosezi ya Ruhengeri. Paruwasi ya Bumara ifite abakristo bageze ku 19,400 kugeza ubu ngubu nibo tubarura. Ikaba yaragizwe Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho icyo gishingwa na nyiricyo Musenyeri Vincent Harolimana tariki 15 Nyakanga 2012. Ifite amasantarare 3, ikaba ifite amasikirisari 12. Dufite imiryango remezo 193 kugeza ubu ngubu. Ivuka rya paruwasi ya Bumara ryaratinze cyane kuko igitekerezo cyo kuyishinga cyatangiye mu 1961. Cyatangiye muri 1961. Musenyeri Sibomana Joseph yari yasuye hano arareba aravuga ati kuko hano ati ndasanga ari ahantu hakwiye paruwasi, hari abakristo bahagije, ni byose ndabona bihari. Ati noneho ati ubu ndagiye ariko mu mwaka utaha nzagaruka hano mbazaniye abapadiri. Ati mutangire mwitegure. Ubwo turishima, ngenda nigaga muri primaire hano, turishima turavuga ati nta kundi paruwasi twayibonye. Muri 80 bisa naho hariho byongeye kuzuka. Murumve twana twanye n'abarazuru. Paruwasi ya Butete niyo iheruka gushingwa muri Diyosezi ya Ruhengeri. Yahoze ari santarari ya Paruwasi Kinoni. Iri mu majyaruguru ya Diyosezi ya Ruhengeri. Ifite abakristo bagenda biyongera buri munsi. Paruwasi ya Butete ikaba yarashinzwe mu mwaka wa 2014 ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu. Yaragijwe Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri. Igizwe n'amasantarari 3, ikagirwa n'amasikirisare 9, ikagirwa n'imiryango remezo 120. Ifite abakirisitu 19,875, bakaba ari abakirisitu babarizwa muri ayo masantarari, amasikirisare n'imiryango remezo navuze. Paruwasi ya Butete rero nka paruwasi nshya ikaba ifite abakirisitu bagenda biyongera buri munsi bitewe n'abahoze ari abapagani, hakazamo noneho n'abandi bari baraguye bagenda baganduka n'abava mu yandi madini. Hano rero muri paruwasi ya Butete tukaba dukora ubutumwa turi abasaseridoti 3, tugafatanya n'abakateshiste bari hirya no hino muri ayo masantarari ku buryo ubona ibintu bigenda neza buri munsi. Umunsi wo gushinga paruwasi ya Butete kuri 17 z'ukwa gatanu 2014 ni nawo wabaye umunsi wo gutangiza umwaka wa Yubile y'imyaka 50 ya Diyosezi ya Ruhengeri maze ishinzwe. Paruwasi ya Butete ifite umwihariko w'iyi paruwasi nshya ya Butete mu bijyanye n'abakristo nuko usanga ari abantu bumva vuba kandi bakitabira ibintu byabo. Iyo urebye nk'abize ahandi ukunze kubona bagorana kugira ngo baboneke, ariko intanga babona ari abantu bicisha bugufi ku buryo usanga hafi ya bose babarizwa mu makorari. Paruwasi ya Butete rero ikaba ari imwe mu maparuwasi ubona ifite
amakorali menshi kandi ayo makorali ugasanga agizwe n'abantu bize. Paruwasi ya Butete rero ikindi umuntu abona gisa naho ari umwihariko ni ukubona mu mirimo ya paruwase babandi bize bagenda babonekamo cyane n'icyo basabye bakakitabira vuba. Ikindi muri rusange mu rwego rw'abakristo ubona iyo muhanye gahunda bakaba bayumvise neza ibintu babyitabira kandi bakabikora neza, ukabona ko babigize ibyabo. Nubwo paruwasi ya Butete yavutse kuri 17 z'ukwa gatanu 2014, igitekerezo cyo gushinga misiyoni muri aka gace cyo ni icya kera, cyamaze hafi imyaka 70 kitarashyirwa mu bikorwa. Mu 1956 niho batekereje kugira ngo aha mu gace ka Murera habe yo paruwasi bitaga misiyoni. Igitekerezo ariko basanze hano hatari ibikorwa, batabona ibikorwa bibafasha kugira ngo habe inyubako, habuze amazi ari kure, nta bumba ryari hafi. None nubwo batekereje ko bya hafi y'ikiyaga cya Burera ari mu Gitare, ariko kubera ubuyobozi bwari buhari batifuza ko paruwasi yabegera, bahisemo ko bima ikibanza, ntabwo babemereye ko byari bikwiye. Ubwo noneho paruwasi yubakwa mu Kinoni kuko niho hari umwanya kandi n'ubuyobozi bwaho bwarabyifuzaga. Nyuma yaho rero kuko twari santarari ya Rwaza, aho Kinoni ibereye paruwasi, ahangaha ntabwo hakomeje kuba santarari, twabaye agashuri gasanzwe ka Kinoni. Santarari yongeye kugaruka hano mu za 1981 kuko niho batekereje babona ko santarari ya Gitare tubanye kure, kandi naruko bashaka gushyiraho santarari ariko bakabona ko naho ari Butamoso ari kuri. Abasipanyoli rero bayoboraga paruwasi ya Kinoni, ba Padiri Firmine, bahisemo gutekereza kugira ngo ahangaha hongeye habe santarari. Yatashwe rero muri itariki ya 8 y'ukwa 8 1981 niho twatashe ka santarari. Nyuma yaho ka santarari katubanye gato, tugera turakagura mu 2003 twarayaguye iba nini, n'ubundi rongeye iba ntoya. Baye noti byiza nuko twashyiraho ambasikrisari kugira ngo baje basengera iwabo abakirisitu. Ubwo noneho twubaka sikrisari ya Ruko. Musenyeri rero ari Gisabe ya mbere yayitashe, abonye icyo gikorwa cy'abakirisitu bubatse, niho yongeye kusaba ko iyi santarari ahubwo yaba paruwasi kubera ingufu z'abakirisitu bafite. Amwe mu mateka yaranze Diyosezi ya Ruhengeri twayabwiwe kandi na Musenyeri Vincent Harolimana, umwizerwa wa Papa Père de Sainte, umusaseredoti w'inararibonye ubumazemo imyaka irenga 40. Kuri ubu baba mu seminari nto ya Nkumba, niho twamusanze turaganira. Iryo zina ry'ubusenyeri so kuva ko hari Diyosezi mfite nshinzwe, ahubwo tubyita izina ry'icyubahiro rihabwa umusaseredoti musenyeri we ashimira ibintu byinshi, bakabimusabira kuri nyir'icyubahiro nyir'ubutungane Papa uyobora Kiliziya. Yagereranyije imikorere imwe n'imwe y'abamisiyoneri ba Afurika, aribo bapadiri bera n'iy'abapadiri b'Abanyarwanda. Abamisiyoneri ba Afurika bitaga Père Blanc bo bihatiraga kumenyerana n'abakirisitu, kubanza kwiga ururimi, kwiga n'umuco, none bakurikije ibyo bita ubusabane, basabanaga cyane n'abakirisitu bacu. Ariko iyo ari umunyarwanda abakirisitu bamwibonamo, nawe yaba adafite uburyo byo twitaga byo kugira amajyambere, gutanga akazi, kubaka amashuri, za santarari, za Kiliziya, ariko baramutinyukaga gusabana nabo
kurusha ko basabana n'abamisiyoneri. yavuze no ku bwitabire n'ishyaka yabonye muri Diyosezi ya Ruhengeri. Muri rusange kuva twaba saseridoti kugeza n'ubu ikintu mbona gikomeza ni mu bwitabire. Donc kiliziya iri aho itanga inyigisho, asaba ati niba mushaka kugira ubwami bw'Imana nimubatizwe mukomezwe n'iki, ubwo bwitabire burahari. Noneho hakaba za paruwasi nizigira ishyaka rimwe, paruwasi z'Ibigugu nka Rwaza nka Janja nagize imana yo kuzibamo nubwo byabaga ari imyaka mike bwose, izubona nyine Kristo bwarashinze imizi. Ndibuka nka ndi Busogo kubera ko hari abanyamadini bandi benshi twakunda gusaba impushya aho kiliziya ibyemereye byo gushingira abantu badahuje idini, musenyeri akaba ari gusinya amasezerano umuntu tukabashyingira. Nibuka ko i Rwaza ntabwo bibayeho cyane, ariko igihe nariyo mu 2001 haje kugeze kuza abantu batwita abasirimu. Umwe ari umuhungu ari mu yindi dini, umukobwa ari umugatolika, arayimbaza nta kibazo rwose muza n'ababyeyi dore amasezerano ngaya muyasinye mwembi, nanjye sinye na musenyeri asinye. Umuhungu araza, se w'umukobwa araza ngo padiri rwose niba ari n'idini rishya muzanye iryo ngiryo ntiryankundira, abasore ntibabuze, ntabwo nshobora gushingira umuntu tudahuje idini. Ninde wakwicara mu rugo rwanjye n'iki byose? Ntabwo navuga ngo uwo muntu yasigaye inyuma. Oya, bifite izo paruwasi ubwo nawe baragukosora iyo ugize ibintu ushaka kubazanamo batamenyereye. Yanavuze ko paruwasi zegereye ibirunga zo zagiye zigira ibibazo byihariye. Hari paruwasi nshya rero zagigira ibibazo byihariye cyane nk'izi zegamiye ibirunga, nk'isakaramento byo gushyingirwa bakiri abasore n'inkumi. Ntabwo igihe twari muri paruwasi twabonaga bitarafashe neza, barishingira. Nanjye kuvuga ngo n'umutima mwiza, kuko nyuma y'ukwezi bagaruka ngo tuje kugarukira Imana, ariko kugira ngo basezerane twarabyize dushaka impamvu zimwe bakazitubwira, imyenda yo mu kiliziya, za vuware, inkwano n'iki, ariko bikanga ntibifate neza. Icyo abo ngubu navuga bagenda bongeraho, cya mbere n'imiryango remezo ituma twegera abakirisitu tugaha ijambo abarayiki. Hari muza icyo nakwita ubutumwa bw'amakorari, korari rwose bateranya urubyiruko n'iki byose. Hari imivumo y'urubyiruko dukura kuri Mutagatifu Yohani Paul wa II yagiye ifata. Noneho akaba n'ibyo kwihaza mu bidutunga, ibyo ni bishya rwose. Igihe cyacu cy'icyo gihe ntabwo byabagaho. Diyosezi ya Ruhengeri ifite imiryango inyuranye y'abihaye Imana, abapadiri, abafurere n'ababikira bayifasha kurangiza ubutumwa bwayo. Iyo miryango yose hamwe igera kuri 15 ikaba ikorera mu maparuwasi anyuranye. Twasuye imwe muri yo. Ababikira ba Mutagatifu Vincent wa Paulo ni umuryango ukomoka irenderede ho mu Bubiligi wageze muri Diyosezi mu mwaka w'1956. Umuryango wacu witwa Ababikira ba Mutagatifu Vincent wa Paulo b'irenderede. Impamvu twongeraho renderede ni paruwase wavutsemo mu Bubiligi kugira ngo dutandukane n'indi miryango kuko hari amashami menshi ya Mutagatifu Vincent. Uwawushinze ni umupadiri w'umukuru kire de la paruwase renderede. Yabonye mbese icyo gihe hari mbese ibintu bibi cyane
kubera intambara ya revolution française, ingaruka zabyo z'intambara, hari abakene benshi, hari abana bandagaye, mbese nk'uko natwe mu Rwanda byatugendekeye mu 1994. Ubwo rero umuryango waje ushaka gufasha abakene b'ingeri zose. Noneho Musenyeri bigira umwami aza kubamenya, asaba ko umuryango waza no mu Rwanda kugira ngo nabo bakomeze ibyo bikorwa. Ubwo icyo gihe hari muri 1956 ababikira bemera kuza, noneho umuryango uraza utangirira mu Kinoni. Navuga ko muri community harimo ababikira bafasha abana bamugaye ndetse bafite n'ibindi bibazo binyuranye mu kigo Centre Saint Vincent hafi. Hakaba hari n'ababikira bakira abantu muri Home Saint Vincent. Hakaba hari n'ishuri yisumbuye rya Mutagatifu Vincent Muhoza, harimo ababikira bigishamo n'abandi bakoramo ubundi butumwa. Hari na atelier, ni ukuvuga abakobwa biga ibintu bijyanye n'imyuga ndetse n'iyobokamana. Muri Diyosezi ya Ruhengeri tukaba turi no mu Kinoni, muri paruwasi ya Kinoni hakaba hari ababikira bakora kwa muganga bakita ku barwayi, ariko hari n'ikigo cy'imyuga ababikira bigishamo. Hakaba no muri paruwasi ya Nemba naho turahari, ababikira bakaba bakora mu burezi ndetse no gusura abakene ku misozi, bakabaganiriza bakanabafasha mu bundi buryo. Ababikira b'abasoma